twirire uwo show mwanya nawe ubona ariko ibaze iyo mba ndi ari mu buriri ari nka video yafashwe gutya umwe ariho undi hasi hejuru gutya use nari kubakira baducange nabonye bahisha aho we yarari ni mu mugaraga ese ko muri gutinya ni mu mugaragaze n'impaka zishire ubu noneho byibura ndabaruhutse muzajya mundeba mumenye ko mu ipantaro harimo akantu uko mwajyaga muvuga ngo ntakayo bavuga ko katarimo noneho bakabonye agiye wowe noneho ikindi ndi mu cyumba cyanjye n'undi ari muke nawe uri mu cyawe ukora ibyo ushaka na telefone yanjye dukora ibyo dushaka ariko uriya we nyiri kubishyira hanze ahubwo ushakana na murega ariko none mubuze Honorine se nakorana nande nibeshye nka namurega najya nkorana nande Honorine kandi ko ari umukiriya utwika Honorine ko ahatwika baby wayishyize hanze twika Honorine arabigukorera ariko anyways njyewe nta bintu byadanje abantu muri ku maporo icyo ni icyambere sinakushije nta byago nagize ndi mu mihanda paka amarasa ashizemo ubwo rero ngo muragira ngo sinzabapomora mureke kwitwikira video muri video idafite ikintu kirimo akureka twakire Joshua What's up guys, how are you doing? Mumeze mutanize ko mumeze neza nanjye meze neza mbanje kubasuza muherere mwese mbifuriza amahoro y'Imana kumeza bane namwe nk'ibisanzwe ndi Yvonne Mugabo. So today nabazaniye inkuru ya nyayo nabazaniye ku bantu mureba ama social media, ku bantu mureba za breaking news, ibintu nyine bigezweho mweze kubona ibintu byacitse bigaca ishano ryacitse umurizo. Mwabonye umuntu wacu umushu mwabonye yambaye ubusa Jihad. So rero nahise ngirirwa amahirwe yo guhura n'umukobwa wakundanye na Jihad imyaka itari munsi y'imyaka 5 ariko akaba afite byinshi byo kuvuga ku mubano bari bafitanye. Turi kumwe kuri phone, reka nze tubahe banga ubundi mwiyumvire. Hello. Umeze ute? Meze neza ndakomeje kumbyukisha n'ibitotsi byinshi. Umva ntago nari gusinzira kuri iyi nkuru yabaye kuri ex wawe. Ubu se ko mfite benshi. Jihad umushu. Rundi kurutunganya ariko nawe ntuburi ibyo umbwira ngo turagenze biteye. Jihad uyu munsi bamutaye hanze ubusabwe ubwambure bwe babushyira ku karubanda. Ngo biki? Ubwambure ubusa mbese. Nayo imaze iminsi ntareba kuri YouTube yewe utumye njya kureba ubwo se byashoboka. Namushyize hanze. None se byanyabyo gira icyo ubwira abanyarwanda badukurikiye cyangwa se abantu bumva ikinyarwanda byanyabyo wakundanyeho na Jihad? Twarakundanye reka urwo rusambo. N'urusambo none se ngo bamusize hanze gute yari yibye yarari ku nyine ku makuru make yamfite ngo uwitwa Jackie ariko uramuzi. Jackie ndamureba. Uwitwa Jackie yashize hanze video ya nyuma yuko Jihad amututse akamubwira ngo yifuza ko yapfa n'ibindi byinshi ntazi bapfa. Yahise ashyira hanze video ya Jihad yambaye ubusa uko yavutse ari mu gitanda. Shaka utanyohereje ngo nanjye mbewe bora ahantu hose se maze iminsi ntameze neza urantunguye ariko se nibikiyakiraga hasi nukuri unteye amatsiko. Ntago video nayirebye ngewe neza ngo nyirebe ariko still yarebwe kuko comment zirahari abantu benshi. Iri kuri Twitter yitwaga Twitter buno yitwa X niho iyo video ngwiri. Umuntu waba mukiri hanze yawe yarakoze Jihad yandi amafaranga yanose umutwe udufaranga twose atumara wongera ngo ni n'umuntu mu gihe tuhuye ngiye gusanga nsanga kitereye nk'ikigore imbari yahise ajya mu batinganye nimba n'ubundi yari umutinganye yari ari kunesha umutwe ntabyo byose byateye. Iyo video uze kuyinyohereza Jackie nimba Jackie yamusize hanze wabikoze uwari we wese ariko Jackie si wa wundi wagiye ngo muri Big Energy.
nguhaye chance nzakugurira agasoda Jackie umushyirire hasi iriya mbwa kuntu yatesheje umutwe abantu ku mbuga igihe cyose ijambo yaryifatiye ubwo si umuntu waba wamushoboye ninde nawe se yagerwaho oya Jackie kwicupa nkurikije ibyo nzi yagukoreye wambwiye nkurikije buri kantu kose njye ntabwo nabyemeraga ariko kuko nase ubundi mwahuye mute bwa mbere mumenyana hari umuntu wabahuje mwari muziranye mwarakuranye mwariganye byagenze gute urumva se hari ahandi atari hariya yari yarifatiye ngo ni abashu umve yari abantu bo hanze ababa mu gihugu bose bagatera ubwoba cyangwa zabasereza batamuhanga akantu ariko se ni n'ibiki bashyiraga hanze ndakubwiza ukuri ko Jihadi ategeze anasiramura ewana n'umukobwa uwo ari we wese bahura uretse nyine kuba yakibera umutinganyi bikarangira naho ubundi burasa ahubwo aranahagurukara umugabo ko urakora neza wowe mwahuye se wabibonye ute ntacyo yishoboreye uko umubona nyine igihagarara none se uteranije Jihadi yakoreye amafaranga angahe si ubwo nabara agira rero akarimi karyoshye harankubwira agira akarimi karyoshye wakiyambura n'umwenda wambaye ukawumuha iriya mpuza none umuco hariya yafatiye imitima y'abantu bose bamushyirire hasi bongere bamuhosorere ajye yumva ko nawe yavugwa ariko amakuru nakure nawe ngo hari amafoto yandi ufite amafoto yese aye nyine ngo n'ubundi nyine bimeze kuriya amafoto ye nari nyafite ariko ntarashwanyaguye byose nasanze ari imbwa ibereye aho ngaho atari igihe kirekire none se ku bwawe urumva byari byiza ko bamushyira hanze cyangwa ku bwawe byari byiza yuko nyine ahubwo bamwegera bakamuhana Jihadi se wamuhana we ko ufatishije iki ukoresheje iki koko nimba ujya umureba ko ari umuntu urenze ijwi Jihadi ariko reka nkubwire koko baranamusize hanze Jihadi ibitekerezo bye ni nk'iby'abagore ntatekereza nka kigabo nimba nyine nawe mbabarira umbwire umuntu ushobora gufata videwo nk'iyo ngiyo ari kuganira n'undi muntu ko nta n'ubwenge agira nyine akemera ntazi ngo umuntu ari kumwereka ubwambure bwe ntazi ngo amwizere ingana gutya urumva igice nawe uhita umushyiramo muri makeya none se ubundi mwewe mumenyana nyine mbese umumenya yaje agutereta ukumva ari umusore ntabwo wigeze wumva na rimwe abantu bavuga ko ari umutinganyi barabivugaga ariko nyine sinjyemere wabona tumbaraje kuriya nyine ukavuga ngo ubonye zamaga ukabona igisore cy'ikibogari nawe imbere n'igiporopo ukuntu ntiwamenya umukoro uteye ntiwamenya umenya agenda n'imitego uteye ikibirenge mbese umuntu utarisiramu yirirwa avuga ngo ntibisiramu ukagira ngo we ngo yarabikoze mbere ko hano n'abandi yajya akabanza nawe akajya abanza kwihana mbere ko ajya kwigisha abandi so none se nkawe umuntu aramutse agushatse ngo umuhe cyangwa se ku mafaranga yakuriye uribaza ko haramutse hari umuntu ukubwira ati ngo nujya kuri kamera agusabira ubuvugizi bagusubiza yawe wajya kuri kamera oya pe ibyo byararangiye hashize nk'imyaka hafi 5 gusa yewe nawe ntayakifite ugire se nk'ibyo ngibyo ntiyabikoze kugira ngo ubundi ari gusambana kuri videwo n'ubundi ngo bamwoherereze andi kuko umwuga asanzwe awukoze awukora amakuru y'igisambo nyine ibibazo none se mwe mugikundana yigeze akohereza amafoto cyangwa mwigeze muvugana kuri videwo kenshi cyane noneho ubwo wabaye imfura warafashe menshi uriya niwe mwuga we urumva njye nta nubwo byantungura ntabwo byantungura ibyo yaba yakoze byose kuko niba erega hariya bicaye nibo barira niyo yewe ntabwo byoroshye rero nyine kubera ko nyine bisanzwe mbizi urabizi ko mbizi ko Alex wawe navuze reka nze
nkubaze urabizwa nanjye mfite YouTube nkubaze ngire details nihera abakunzi banjye ngire nyine amakuru mbahagezweho cyane ko nyine like wabonye ko bigeze kuzana ngo wari ex wa nuza wa DJ Brian ariko ex wa Jihad bari baramubuze burundu none ngiza amerwe ngenda gufatishije aba ex baragwira uriya we sinari nibuka sinanibuka ko twigeze kanyura aho njyewe nawe ko hari akazi twagiranye nazimutwe navuye umuntu w'iki gihe umusore w'iki gihe utarisira umujeni n'ikibundi yabavugana nawe aho kagenda kure buriya mwanda muri community bazamufata bamujyane kwa muganga gahato none se ubundi ari umutinganyi kw'imbere atakoresha ubundi nyine ari uko kubikorera kuri video niyo mpamvu bituma n'ubundi nyine atakuraho uwo mwana ntabwo byoroshye mwakoze kuduha uyu mwanya imyanya ibigoranye kandi ndabizi ko hari abagushatse benshi bakakubura songe kuba ngufite ni iby'agaciro nizere ko nongera gukenera kubyerekeranye na update y'iyi video uzaboneka nta kibazo ndi tayari no Jihad yibonaga Jihad yifataga nk'aho ari we Yesu niwe Mana y'u Rwanda ariko uyu munsi bamwanitse pe abantu bari muri groupe ya Big Energy mushiraho comment abantu mushigikiye Jihad namwe mushiraho comment ubundi muhangane mutweresho kubera ko bisa nkaho ibi bintu umaze kubigira business bone no kubwira abantu social media imaze kuba trash imaze kuba entertainment y'u Rwanda yo imaze gukabya abantu basigashyira ibintu bishakiye uko babishaka abantu baratukana ku rwego ruva ku manywa y'ihangu izuba riva bagatukana none byarangiye uzabakiriho bamwambitse ubusa usabwe babishize kuri Twitter yari Twitter buno yitwa X abantu bashobora kujya bazireba gusa birababaje ntabwo ari ibintu byo kwenjoyinga yego nyine like ibi bije turabireba kandi ngo akabigasekwa nk'akeza gusa Jihad yabonye umuntu uvugutira umuti pe ni kera yitamitse abantu benshi abantu bose amena amabanga yabo ngabo abagore bamenya amabanga yabo ngabo abakobwa bamenya amabanga yabo ibintu byose akabigira intambara ariko uyu munsi yabonye umuntu uvugutira umuti so rero navuga nti wasohera video ntabwo mushimira ariko Jihad naho hano yaramaze kugera yarakwiye gusoma ku muti wa kumva uburyohe bwawe cyangwa se ubusharire bwawo yes so ikindi kintu ntashimye muri ibyo byose ni ukuntu Yago bari kugenda bavuga ngo yatorotse igihugu Yago uramutse watorotse igihugu waba ubaye ikigwari nawe ni byinshi bakuvuzeho ni byinshi bashatse ko bikubaho urakomeza urarwana rero ntabwo byari ukwiye kuhunga ahubwo hano ho byari bigeze ngo urwane ushikamye uba umugabo kandi umugabo nyamugabo ni umugabo uhagarara ku ijambo rye umugabo nyamugabo ni umugabo udefanda izina rye cyangwa se famiye Yesu wari ukwiye guhagarara Big Energy bakakubona nk'umugabo kandi ko kuri umugabo ikindi ntago wari ukwiye kwiyaba ngo wumve ko isi yarangiye ko ibyawe byagiye hanze kubera ko njyewe nize kumenya ko cyangwa se kubyo nabwiwe no kubyo nabonye igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye menshi nicyo kirya imijugujugu urumva igiti kibaye kiri empty igiti nta kintu kirimo nta rubuto uri kubonamo waba gitera umujugujugu gishaka aho yikira rero kubera ko Yago bamutera umujugujugu nuko hari ibyo babona afite badafite kuba yagaterwa imijugujugu nuko ari umu artiste mwiza ese akiri umunyamakuru ko ntamuvuze nabi agihanga suwejo ko abantu bose bacuriye benshi bakanamukurikira n'abari kumurya uyu munsi why not atahagarara n'ubundi bandi bamurwanya bagatuza barashaka kukumanura bashaka kukuzimya ariko hagarara kigabo ushinge bwuma uhagarare wemye urwaniye intambara kuko social media nta hantu umuntu ashobora gukubita comment mbi nta hantu umuntu ashobora kukubona akakwitiranya n'ibyo abantu bakuvuze kandi utaranabikoze mu by'ukuri nta hantu umuntu ashobora kuzashyiraho comment ngo urwaye sida buri wese akayikubonamo narebye ukuntu Aline Gahongayire abantu bari kugenda bavuga ngo yarwaye sida ngo yarwaye kanseri ese koko aba yarwaye iyo kanseri cyangwa iyo sida byari bikwiye ko mutererana mukamufata nk'umwanda uri muri diaper cyangwa se umwanda uri mu ishashi cyangwa mu gipapuro
cyangwa ahubwo niho hari hageze igihe cyiza cyo kumuhereza amagambo meza amure mu mutima nk'uko nawe hari ibyo yabamariye mu buzima. Niho hari hageze yo kumubwira muti ihangane rwana ure ku uyu mwaka warangira n'ukurikira, ihangane shikama. Ariko umuntu mwimushimishwa nuko yarwaye, nubwo watemera ko arwaye, mwabigize intambara, mwabigize sayi, mwabigize ubukwe, ni content iri kuba Gahongayire yararwaye sida, niba atari sida ni kanseri. Abapfuye se ariyo yirwaye bo ntabwo bari abantu nkawe. Ikindi nawe ushobora kuba uyirwara cyangwa se nawe akayirwara, cyangwa se ikindi ahubwo urayifite n'umutima mubi ufite, n'uwo mutima mubi ufite nawo ni kanseri. So rero guys, ngiye kubwanjye nibaza ko ntabwo umuntu atari ikintu adafite, kuba wagucara ukavuga Gahongayire nabi kuriya, kandi noneho ukavugira ku kintu ubona ko gishoboka kuba koko kirimo n'uburwayi ariko ukanga ukabibyiniramo. Ubu isi itarakaranga ngo ikimushakira ibirungo. Mwakoze kubana nanjye.